umukobwa wanjye nawe bakuburire reba iyi myanda aba yasize aha ngaha. Urabona rero mu rugo ko nta kigenda tumaze iminsi rwose abana mbona nyine ubwo niba hari icyo wumva ugiye kuzana agenda nyaruka. Oya reka ngende ubu ngiye gushakisha nawe usigare uhumuriza abana kandi bari hafi. Mbabarire ntongere gutaha nta kintu uzaye. Oya ndaje ahubwo mba nasigaye mbabwira ngo urabazanira ibyo kurya. Reka ngende uhahe uronke. Mama turasho. Nimwihangane papa yagiye kubazanira ibyo kurya. Mwisakuza mu rugo rwose ndabaha. Arabaza tuzarize mwabura. Kunyicana n'inzara. Mama ko nanjye nta mavuta yo kwisiga mfite. Ariko wowe urabutari usaba amavuta yo kwisiga ariko abakobwa bikigeye wabanje ukabona ibyo urya ntuzaba wisiga. Mukangu wiriwe makuru bite shaka duji Papa tuzani. burya nagiye mbona ikiraka cyo gucukura umusarane boss ngize ngo ndamubwira arambwira ati nta kintu nabonye. Wakoze se? Nakoze. Ese umubosi ukoresha umuntu ntamuhembe nakoze ngeze muri metero imwe nuko njya guhembesha kugira ngo nyindebe ko nagira icyo nzana ukabutekeye abana. Ndangije boss arambwira ati nta kintu mfite. Nese ukabuje nta kintu uzanye. Ariko yambwiye umva wirakara ariko ntukarakare uri imbere. Akutarakara wowe abana nasigaye mbabwiye ngo urabazanira ibyo kurya. None umva ukuntu mbwiye ubuse ngire neko. Umva yambwiye ati nuza metero ya kabiri arampemba. Reka ngende ndebe ko narangiza hanyuma turebe icyo twaha abana. None ubundi ababwira ngo iki? Turaburara wabibibwiriye. Wenda wowe babyeyi. Oye ariko umubyeyi yumva n'abana. Papa twabwiriwe. Ariko ujye usigara usenga. Aha ndasenga nuko nsenga nkanuye najya mu. Hari umuntu wambwiye rwose ati Imana yo mu ijuru niyo dukwiye kwizera. Ngaho genda ahubwo. Reka ngende. Niba utuzi bafite. Mwihangane. Mukangu wiriwe wishimye ariko bayaguha. Nishimye rwose. Wiriwe sha. Mutuze ndabwira nyoko rwose uyu munsi Imana azazitangaza. Wiriwe neza. Ya amakuru. Ubu rero nagiye noneho. Ariko wagira ngo wasigaye usenga. Ndabwiye ko nkora nsenga. Ceceka. Ubwo nagiye. Nkirangiza metero ya kabiri mbona boss araje. Yerekanye muzitsa aseka. Yego. Ngiye kubona rero mbona arambuye inoti zo z'igihumbi. Yazane rero. Ubwo rero arayama. Rangije ndishima. Ubwo inoti zo nangana. Nahise ntekereza mbona abana bishimye. Ubu rero nubwo ngiye kuyagura. Ngiye kuguha kondisiyo. Urabona uku kwezi kose uziyaranje ngiye kuguha ibihumbi bitatu cyangwa 30. kimwe 2 3 ibihumbi 3. Uziyaranje kandi ntuzagire icyo uzambaza. Ariko nawe ubanza wabyibagiwe. Ubanza wibagiwe abana dufite. Ubu se 100 ku munsi wowe ryaguhaza. Umva kandi umwana ugomba kuyajira ku buryo umwana agomba kujya arya 10 kandi akazarangiza ukwezi kose. Noneho ndabigenza. Papa ujya wibuka ko turi abana barigenje. Papa bwangu wicumi ku mwana. Irya 10 ryaduhaza ko ugerageze kandi ubwo uziyaranje kuzakoresha sinkuza. Ariko rero ndagiye abana ubagira icyo babwira. Reka njye gushakisha ikindi kiraka rero kandi korotire maze rero ufata aya mafaranga 200 ugenda uyahahishe utekera abana nawe nturi umwana usange byahiye. Hari mugenzi wanjye ngiye kureba uburyo nanjye nakora n'abandi. Mukangu reka ngende rero njye gushakisha. Narambiye guhora sabiriza. Umunsi natashye kare niyegereje ibyombo bitoga. Yemwe ba Karame. Uraho. Uraho Mukangu. Uraho neza. Yego mana yanjye. Uraho ba? Yego mana. Yeza kuzwe. Uraho neza. Ese Mukangu nuko umeze?
nuko umeze ngaho icara nyabusa tube tuganira duherukana kera none se amakuru ni ariko wenda abona umeze neza nta kibazo none se nakoze mba nyagiye mu isoko nkacuruza nta kibazo ubu mfite none se njye wazanyigishije ko inzara igiye kunyicana n'abana kuko kandi nanjye ndi muzima none se hari ubwo njye ndwaye ubu wajya mu isoko kabisa nabishobora we mbabarira ungire inama ko mbigenza mfite amafaranga 2,800 none ndangira icyo nakora ngende nkore n'abandebe ko nasa nawe wakora iki mu isoko ry'iki gihe rya wangurije se niba nzunguka nkuko nawe nkuko sinzakwishyura ubu se nkugurije wazanyishyura kubera iki se nakwishyura reka niba nzahomba wayabona nzahomba reka rero nkubwire uri inshuti yanjye urumva none hano mpafite amafaranga 2,000 reka nyaguhe nyabusa ugende wongeranye urebe ko wabona icyatunga abana sibyo rwose ngende urabungiriye neza ndahita nyakoma ariko uzayanyishyura nzayaguha uzayanyishyura nyamuneka ntibituzaserere urumva ngaho nta turahise wahaye abana ngo umpe nk'uturo tubiri njye kubateka nashigaje maze ngushira abana ugapfawe abana nabo baba bashonje dore ibi nebyo mba nazanye nanjye n'agaciro urakoze imana iguha umugisha wenda bararamuka ngaho urabeho ugende neza korotiri mwiriwe yemwe bana banjye ngaho nimwicare ndabahahiye maze babatekere murye wagaburiye bene nyoko nabagaburiye bakira ako gatoki gateke maze rero korotiri maze rero ubu ngiye gutangira gucuruza nanjye mvuye kuguza udufaranga baratumpaye nanjye ndebe bana banjye inzara itazabanyicara ngo baracuruza bakunguka ubu nanjye reka papa wanyaze ubundi imite mubwira ko ejo nzatangira gucuruza sibyo nimwishimye abana se bariye ntabwo bararya ngiye wabagaburiye se bakarya rwose abana mwiriwe sana nkwakira mbona nimureke aruhuke sha icara hano murakoze nagiye mbona kandi kazi nagize amahirwe rwose mwiriwe muteze twiriwe neza reka bazane n'ibiryo turye mwatetse nuko batetse reka ko mwana mwe muretse oya mwe muretse akira buri mwana afata igice cy'ikijumba dore n'ibike ntabwo biri buba hasi nimurangiza ndabongera ngaho ni karibu se ngaho nawe murakoze ngaho rya nawe korotiri maze rero ubu ngubu nagiye kuguza amafaranga wa mudamu w'inshuti yanjye mwanya njya kugura ibitoki none yayangurije ubu ejo nzatangira gucuruza ni ukuri guhora ntera amahane nawe umpa 100 ngo ku munsi ndabihaze uzajya usanga nahashye dufatikanye ubundi natwe turebe ko twatera imbere nk'abana sinakubwiraga se wa mudamu uko aviyana burya arahaguruka agakora viyana nawe akazana n'umudamu akazana bagahuriza hamwe niyo mpamvu ubona bateye imbere burya ubu nuhaguruka tuzatera imbere natwe tuzakiranye noneho rero mutugure umuceri mutuze humura byose bizaboneka ndamurenzeho n'amazi murenzeho amazi muhaga wa mukobwa mwiza afite byiza ariko uze murebe korotiri ni ukuri ni nziza ncuruza ibyaha bose gusa nizo 1,000 ndazifite mfite n'iza 500 iz'ijana nziza za desa rwose hano hari agatoki keza k'abanyarwanda akadobo ni 500 ndashaka igice buretse rekera hose utampera ngaho ndakazatuma ugaruka ngaho sha genda ukore uzagenda nagenda ukore imiteja nangahe imiteja ni 500 ni igice nawe umpe igice cyinshi ariko se wimaraho nawe utampera ndajyana ingi bose uko hano rero nyanyasi akira ngarurira 300 akira nawe 200 ndashaka intoryi
kayenzi guri akira da genda ukore ko ndashaka karoti za boss munsi arahembye za 500 nyongeza dutesha ntugura gasemo natwe turava rwose ko boss yambwiye urama 700 utari kuduhahira urashaka iki wowe oya dutangiza ijana karoti za menzi ko mutatugurira inyanya kugurisha amagi nyanya ntago umuntu ahaha nawe yiga akira nawe ashirangirisha kumva karoti zo zose zangahe iza 300 kugenda sama inyanya shira onya utanyishira umushaka ngo inyanya ngo mu bimumarere wari kuri usijya winzikira hano hari n'agatoki wanyishimajamo nangahe urama igihumbi yose we kuramira ngendanyera ariko ndungutse nashoye igihumbi nta wundi ugura inyanya mbanyemo 2700 ntagarutse rero yego rero Kiriya uzi ko ari nyaguhaye ariko kiri uzi ko naguhaye ibintu narungutse wongere ukore kira wowe kandi kariya urekera ugurisha ngahe kuko ni cyatanu akadari igihumbi ntabwo wamuha shiriramo shiriramo akadobo ntabwo unyongeza gusa nzamwishyura iki koko yabawe aho umutindi yanitse niriva nari nzi ko abana banjye bashize inzara none iracyankurikiranye mbega ngo ndaruha umuntu narushye yewe mana yo mwijone ndi mu ntebe none ngiye gutaha amara amasamwo kabyara we muza ka abana bari bamenyereye ko ingeri kose none uho ndababwira ko nzanye uraho hawo neza uraho makuru yawe naya ngayo ubona nkubwire ngo ni meza se nkubwire iki naya nyine undebana nawe urabona ari meza se uranzi se ariko ndumva ijwi nkumva uravuga nk'umukobwa twiganaga witwa Matilda niba uri we niba utari we simbizi ndiwe uri we se ubuse ningusuza sinkwanduza Matilda muraho makuru yawe ndaho uko nyine undeba nabi ndahuye n'ibibazo byinshi urabibara sura bizi birenze ubwenge ndahuye n'ibibazo byinshi byaje kugendekera gute nyine burya ntuzi ko twiganaga heruka twigana nurusha n'ubwenge nanakwereka ariko mukanya nkako gumbye nyine numvise ko ari ngo kujya nishakira umugabo mba ndamushatse burya se bagutera inda mu ishuri uhita twarakundanye nyine nuko ndangije turabanye ariko ubukene dufite burenze ukwemera ubu nacuruzaga hara muri karaga soko bonye bataye umwana nuko baranyirukankana ibyo nari mfite barabitwara n'umwana nari mutaye nsubiraho kumusa burya narize ndaminuza ku buryo nyine nagiye mu mahanga ubu narasohotse mbese ku buryo nta kibazo dufite twarakize Imana yaduhaye umugisha natwe rero nyine nuko yewe ubu se ufite umugabo mfite umutware n'abana bangahe n'abana aba babiri nuko njyewe mfite 4 abakire babyara bakira naho twebwe wagira ngo mfite aho nzabashyira ibibazo nayo ngurije se Matini nyakuguriza se nguzayakura wabimenye nayo bangurije ndayabuze kandi nayo nkwihereye bitanu byose nazabibona urakoze cyane Imana iguha umugisha ariko rero kandi rega nakira tukigana wari umwana mwiza disi n'ubu warabisazanye ariko rero ibyo ari byo byose njyewe nubwo ngufashije nshaka ko uzaza mu rugo nkakwigisha yego uzanyigisha nkakwigisha gukora nkakira nkamera nkawe ushobora no gukira ariko ibyo ari byo byose kuko guhora usabiriza guhora ugira gute no gufasha urumva ko nta kintu najya meze nkawe sawa rero ngaho ngaho obse none si ngubu tuzongera kubonana ibyo ari byo byose ufite telefone se wayibona nawe urashinyagurira telefone se nayitunga nayiguze ibyo ari byo byose ndashaka kuguha nomero za telefone
uzagenda ushake hari abantu baba bafite za zindi zitwa tuvugane uzasagura ibiceri 30 uzagende bagushyiriremo ahagana hese ahagana no kuvuga ngo nge ntuyirire Iremera Giporoso Iremera uzantelefona noneho nzahita nkurangira sawa rero ndagiye ye ngaho genda rero Imana iguha umugisha amakuru meza nizere ko ari meza nungutse izindi nama nuko nahuye n'umukobwa twiganye witwa Matilde ariko ntakiri umukobwa ni umukire aragenda mu modoka arameze neza none se nibo babambura kandi umva se nyine nkubwire yampaye amafaranga arangije arambwira ngo tuzaze kumureba ndi kumwe nawe yampaye nimero za telefone arambwira ngo ningera Iremera Diporozo we nzamuhamagare ngo azamfate hamwe nawe avese utabita none rero fata 500 ugenda ugura agashati n'agapantaro ubu tuzajyayo noneho nanjye nibyo ngewe nzagenda nambaye uku kuko niko yambonye haguruka ugenda ubanguke kagende rero mbanguke rwose tujye kureba uwo mudamu genda ubanguke nzayakugurira humura mwese nzabagurira nta kintu rega hari igihe tuzakira natwe nubwo nzakugurira nshuti yanjye kobwa yize ni wowe ucuruza telefone ngiye rwose ndashaka rero umuntu ashyiramo bino biceri 30 zana tubiseseke ntago biseseka amabonye mu mibare yabyandikamo ushaka kumutelefona ndashaka bimuha bisesekemo uko tubigenza buretse gato itonde amafaranga 30 yanditse mu ngaho mbwira dore ngizi nyine 0,8 yes oza ntacyo aravugana n'umuntu ushaka aro Matiri ni Mukankusi ugushaka wa undi mwiganye umwe wabwiye ngo aza kurebe none unese ko numva tutumvika ubu rero ibice 30 oya nagashizemo abantu hano mu Diporoso mwiba ntabwo twifitiye imana reka tube wenda n'umukire reka tube wenda ko yaguhamagara twumve ko wenda uburyo ari umukire tube ko wenda yaguhamagara ariko twebwe ntabwo twiba rwose turabana murayatwaye koko 30 oya nimba ari umukire reka mupishe bose sana aro Matilda aro ni Mukankusi ugushaka wa undi mwavuganye ngo azagusange Iremera Diporoso ku rugi rwa shokora ngahara nahabonye ngahara nahabonye oya se mutanyi bateye akiri ibyo bakira senye mwiriwe neza turashaka umuntu wo mwana witwa Matilde none se mwebwe uru rugo ko rutajya rugendamo abantu nk'amwe muraturuka he ariko no Matilde twari twavuganye twariganye yahuye na madamu aramubwira ngo hano muri urugango rwa muri runo rugo nta bantu bajya binjiramo bameze nk'amwe biganye n'umudamu wawe Agnes Watira ntawe nzi hano. Genda ubaze mabuja wawe. Mwihangane muguma ngo ambabarize. Muguma. Uyu mwana wacu tuzamuhindukira. uriya mwana ni ukumuhemba rwose Mwana ukumuhemba dore yagize amanota meza. Birote wayibonye? Nayibonye nabonye itangaje. Ni nziza pe. Nushaka no kuzamuha buruse. Ariko nuko yatinze kugera hano. Mabuja. Hano hanze hano ari kubaza ngo Matilda ngo urashaka kwitwa Matilda byatuyobeye. Matilda ni akazina wajyaga banyita kera nkiga. Nta kibazo ubwo ni inshuti z'umuryango uzise ko abashyitsi bazana umugisha. Nta kibazo babwire kari karibu. Umva ni karibu ni mwinjire. Muraho yemye. Muraho? Bose muraho. Muraho neza. Amakuru yanyu. Ni umutware wawe se? Mabuja muraho. Muraho. Yego. Inde wabayoboyera. Nyine izi se za nimero wampaye. Na telefone urangije uhita umbwira ngo ni mu gipangu cya shokora. Bita mame. Twashyizemo ahita ashiramo hanyuma uraduhamagara. Ewe mumeze neza. Kugira telefone ni byiza. Mana yagwaye umugisha dore uyu mugabo wanje. Wamubonye? Ndamubona rwose. Ndi umugabo wa Mukankusi. Ubwo uriya mukobwa twariganaga none haza gukundana n'uriya musore nuko ubwo ngubwo bakundanye abamuteye inda ubwo bose bahita babirukana ishuri bahita barivamo bahita barivamo nuko baragenda rero ngo bagiye gushaka ubuzima
ariko nabonye ubuzima babayeho nsanga buratangaje ntigeze gusanga bamwirukankanye acuruza ku buryo yari yataye n'umwana. Niyo mpamvu rero ndababwira ntimuzaze nibuze ngerageze ndebe ikintu nabafashisha. Oya ni byiza nta kibazo. Mwiriwe. Mama mwiriwe. Janet wiriwe. Mwiriwe neza. Amakuru yawe. Mama amakuru yanyu. Ni meza. Papa. Yambu. Biteze. Ni byiza. Amasomo yagenze neza. Cyane mama ndicara hano hagati. Ashaka ngaho icari hagati yacu. Imfura yacu rwose. Neza. Yego. Amakuru yawe. turashima Imana yacu. Komera. Mbonyemo n'akaje guhakwa. Uzi yuko acukura isahani. Uriya se niko kazakora. Yewe ubona ari inziranye nawe n'uriya mudamu niwe twiganye yitwa Mukankusi. Kaje guhakwa rero tujya dubura cyane buriya. Akacukura tubareta ahantu hose. Wari umuzi? Use mama use uriya mwariganye. Uriya twariganye urenze ukuntu yari umuhanga. Yari umuhanga cyane bitangaje. Abatubuzi kuzi wabonye ko yambaye n'ibirenge. Kada ntago ari abatubuzi nuko ari abakene. Mbega kuntu basa. Uko ndinjiye uramubita. Karame mabuja. Muramwiki. Ndashaka kagafanta gatukura ngo no oranje. Wowe nakomerwa gafanta. Nje ndashaka akagage. Yo mwizina rya so ntabwo bigage. Nganzanira kawa. Reka ntabwo ari nzagwa rwose. Kajuhuru neza. Ko turabakirisi ntabwo ari nzagwa. Nzanira kandi k'umukara kandi gapfundikiye. Ubwo ni koka. Koka. Mbega gafanta karyoshye. Batiri urakoze. Naruka kumuka fanta kera. Bya bintu koko biraryoha byanyu mujya munywa. Nge namenyereye akabu. Niko burya nimwe yo ntakabonye nywa akagage. Niyo mpamvu byagukenesheje. Urabizi mama twababakene. Nje ntabwo uyu mwuka nshobora kubihanganira. Uruzi ko ashobora gusiga ibintu n'imbaraga se muri izi ntebe. Ntacyo muzateremo umuti. Nje mbaye nigiriye muri chambre papa. Ndumva nandi amasomo uyu munsi yanguye nabi. Ugiye kuryama uko ratije. Ungiriye neza wa imyenda ukama n'umuceri n'ibirayi nkabashyira. Uko nari nababwiye ngo ndabazanira umuceri ngo n'amavuta. Umaye ya mavuta bamwe bashyira mu kajerekani ukama n'amamesa. Ntibibagirwe n'inkweto. N'udukweto. Umumero uko kwambara inkweto kera ona se dore nambaye boda. Ngo barashaka n'amamesa. Nta mamesa hari mabuja. Ntacyo ubaho ubuto. Ntacyo upfe kuduha. Ndapfa umena cya n'igitege cyanditseho wagise superi. Nge namba. Ngo bahe n'ibiteke. Mabuja. Ndemuri agaride robe ndemyenda irimo mbazane. Genda ubazane. Imyenda yawe niya boss ngore bizane byose uzane byose. Uyu mugabo nawe nubwo numvise asaba kagwa cyane nawe umurebere nk'ikote n'ipantara. N'ipantara najyaga nambara. Nawe uhita umuzanira nta kibazo bigire vava ahantu tugiye. Yakugenda inkweto n'iby'umugabo. Sawa nta kibazo. Tugende kuramira abana. Bantegereje bambuse. Bana izaguha umugisha rwose. Bose murakoze rwose. Bayi mugira Imana rwose ibongerere. Bayi nawe. Yego. Murakoze cyane. Muzabone muri abakire. Mugira urugendo rwiza. Ni ukuri Imana izabaho umugisha. Mabuja ndabona ari heza. Iyi niyo nzu mbahaye kugira ngo mujye muyibamo ntabwo twabanye nabi. Nziza irimo n'amatara. Zikari heza. Mabuja muri yayi bazajya banakoropa. Umvanye muri dobana. Ziko bazajya Umvanye muri kiriya bazajya cy'ibyondo. mucari n'amatara. Nzajya nsunika ku gikuta gutya amatara yaka. Siko bana bahora cyane. kubera imbeho yahari. Ukuri urakoze cyane. Ariko urabona ko nta kintu wabaye. Yewe nta kintu. Reka twinjiremo turebe Mabuja. Mwinjiremo murebe. Shime tuvanye muri kurakuzi no muri dobana. Kiriya kintu kiva. Hano hantu turyama reba intebe twiteyemo. Materi y'Imana izamuha umugisha. Madame nahuye n'umuntu bwa mbere arambwira ngo Imana ishobora byose. Erega n'ubundi narasengaga. Imana ari nziza ibihe byose. Yego njye rwose ko Imana ari nziza kandi n'ibitare Imana izabira. Mugiye kujya mukoropa abana bacana amatara.
n'ifiriti bazajya bayarya ntabwo bazongera ntacyo kujya tuzabura ntacyo tuzabura rwose ubu yewe sinabona icyo mvuga heza cyane rwose. tujya muri siporo reka twigire muri siporo siporo byateye imbaraga reka ukamubwira nsigaye nzamuka umusozi nawe umaze gusubizwa ku buryo bitangaje reka twigendere twigendere mu kibazo bagusiga twagiye tugende ko ndeba wananiwe